aha, ariko urabona nk'iyi ngiyi turi iruhande rwayo eh, ino iyi ngiyi ntiyagira ubwiherero. abakunzi b'Indege News turabashuhuje, tukaba tubahaye ikaze kuri kamera za Indege News. Uyu munsi rero ntibisanzwe, tukaba twagize amahirwe yo kubona umutumirwa wacu akaba yitwa William. Gusa mbere y'uko dutangira, ndagira ngo wowe utarakora subscribe ku Indege News ukore subscribe ndetse na like na share ntubyibagirwe. Mutabazi rero tuguhaye ikaze kuri kamera za Indege News. Murakoze cyane David. Okay. Ikaze rwose wisanzure. Ah, abantu benshi rero ndetse n'inyandiko nyinshi zikunda kuvuga ko indege ari igisiga kinini. Ese kuri Mutabazi William, wowe indege ni iki? Indege abantu bavuga ko ari igisiga kinini, mu by'ukuri haba harimo kuri ko atari bwo neza atari igisiga nyakuri, ariko nayo ifite byinshi bisiga bihuriyeho n'indege. Yego. Hari amababa ajya kubibara ngaha turi, Yego. iyi ngiyi turi inyuma hari amababa iraguruka, mbese igendera mu kirere bize ni nk'igisiga ku munota byumva, Yego. ariko ubundi ni nka vehicle cyangwa se Ikintu gitwara. Yego. gikoresha moteri, Yego. ariko gitwara ibintu cyangwa abantu, Yego. ariko noneho mu nzira zitari z'umuhanda ahubwo zo mu kirere. Ica mu kirere kugira ngo itware abantu ndetse n'ibintu. Urakoze cyane. Ese William, waba warigeze ugenda mu ndege? Indege nayigenze. Indege wayigenzemo. Good. Ugiye kudusharinga rero ku munsi wa mbere ugiye kujya mu ndege, byari bimeze bite? Ushaka kumva umunyenga niko nari imeze. Mfitemo n'ubwoba bukeya no kutamenyera, urumva ari ubwa mbere. Yego. Uvuga se babigenza bate? Ati kirangira? Ikintu ndajya kwicaramo se bavuga gute bagiye kuhaguruka, mbese wowe ufite ibintu byinshi by'imujyanye nyinshi. Yego. Ariko uhura n'abantu babishinzwe bakamufasha. Ba bakobwa beza baba barimo. Urumva nawe barayigezemo ubwoba. Ariko baragufasha ibintu bikora. Abantu benshi barabizi ko mu ndege hakoramo abakobwa beza cyane. Urumva indege akenshi ziba ari za kampani z'igihugu zipresenta igihugu rero. Of course, yeah. Ariko bijyana serivisi nziza da. Yego. Urakoze rero. Ndakeka waba warahagurukiye i Kanombe cyangwa se bwa mbere? Ni Kanombe. Katubwire rero nk'umunsi wari uhagurutse ugeze i Busanza indege igurutse, byari bimeze gute? Ntwari kuvuga ati ndagwa ndasubira hasi? Indege irumva ihagurutse, urabona ko igenda ku muvuduko mwinshi cyane igiye guhaguruka. Yego. Haba rero harimo umunyenga. Harimo umunyenga, niwo nashaka kumva ubundi. Igiye kumva ugiye guhaguruka urumva hari ukuntu mwicara inyuma ikegama. Ukavuga ati noneho biraguye, ariko uri comfortable neza ndetse urebye nta kibazo cyane, ariko urumva umuntu wese utari ubwa mbere utekereza ukundi kuntu. Ariko nta bintu birenze kuri Okay. None se abantu bajya bavuga ngo mu kirere ngo habayo imikuku, ngo dodane, nkawe wagize amahirwe yo kujyamo, ubundi mara impungenge abo bantu, cyangwa se biba bimeze gute? Dusharinga story yawe. Hari ibintu bimeze nk'imikuku cyangwa dodane zo tumenyereye n'ahantu mu muhanda usanzwe, nubwo atari dodane neza, ariko hari aho ugira ukumva indege irazamutse birazamutse, ukajya mu mbese muhuye na dodane. Ibyo rero ntabwo ari imikuku mu by'ukuri cyangwa dodane. Ni umuntu amaze kumenya neza uko indege ikora. Hari umuyaga iba igenda inyuramo, n'imbaraga iba exactinga ku ndege, mbese kuri surface y'indege. Hari ukuntu biyafekitinga. Rero iyo igeze ku muyaga udatuje, cyangwa se umwuka udatuje ariko nawita, niho hazamo za vibration nyine zituma indege nk'ibicu. umuyaga uri mu kirere nyine. Rero bituma indege isa nk'iruzutse ariko ikongera ikigarura handi yari iri kugira ngo igende. Ni ukuvuga ngo indege ikoze mu buryo ubundi bisa nk'aho igomba kugenda mu muyaga utuje. Nibwo wumva utuje nawe. Nibwo iba ituje neza, ariko hari aho igera igasanga bitameze kimwe n'undi kirere cyose ntabwo ari kimwe. Okay. Noneho rero urakoze cyane kuko utumaze amatsiko, kandi ndakangurira n'abakunzi badukurikiye baba bafite ibindi bibazo byinshi bibaza ku ndege kugira ngo
bashyire muri comment. William ndakeka tukimufite n'igihe tuzagukenera ndumva tuzakubona. Ndahari rwose twabonye aho bansanze. Urakoze cyane. Turimo twenda gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko hari ikindi kibazo mfite ngira ngo wenda nabwo umare amatsiko abantu bajya bavuga ngo mu ndege ese habamo tuwarete, ese tuwarete zaho byitwaye gute, ndagira ngo nabwo ugire ikintu ubwira abantu. Urumva indege itwara abantu benshi. Yego. Ntabwo ari nk'imodoka. Yego. Ahantu rero hari abantu benshi kandi abakeneye n'ubwiherero. Yego. Indege rero igira ubwiherero. Ariko urabona nk'iyi ngiyi turi iruhande rwayo, ino iyi ngiyi ntiyagira ubwiherero. Ubwo uzatwereka ubutaha igira tuzabireba ubwo bizaba bimeze neza ni muntu wese, ariko nini zitwara abagenzi ziba zifitemo ubwiherero zagenewe kamasho zo gutwara z'ubucuruzi, ziba zifitemo ubwiherero cyangwa se private jet zitwara abayobozi, abasitari tujya tureba. Wenda twanabwira abantu badukurikiye yuko iyi ari ubwoko bw'indege bwitwa Cessna, akaba ari iz'abantu biga gutwara indege, yes, bihuguriramo n'izindi zose n'ubundi bwoko nabwo mu biganiro byacu bikurikira tuzazireba. William rwose mbere na mbere ndagushimiye cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Sinzi rero nimba hari ikintu wabwira abakunzi b'Indege News. Abakunzi b'Indege News se icya mbere rwose nibakurikira ibiganiro, nibakore subscribe, nibasharinge, baraganirize mu comment, bavuga ibibazo bafite, ibyo bifuza kumenya ku ndege se n'iki, tuzabisubiza ubutaha cyangwa se nawe uzabisubiza nawe ndabizi ko ubizi bisobanukiwe. Yego rwose, ngo n'umuntu uri kuri kamera ariko yifuje kugira ikibazo akubaza nawe twamuha umwanya. Nta kibazo. Wiyange ntabwo njya ntinda mu by'ukuri tuwarete yo mu ndege ikora. Ku tuwarete yo mu ndege ikora rero ni nka urabona nk'igihe habaye hari n'igihe tubashina gushobora no kugira mu kirere ukabiri kurukangiza imvayo. Urakoze cyane. Reka icyo kibazo tse nk'ucyemfasayizingaho, harimo ndiba ndabyita mito, ibintu bivugwa ariko bidafitiye gihamya, usanga muri rubanda bavuga ngo iyo bigeze nijoro ngo indege ngo iragenda ikarekura ya bintu by'imyanda ngo byo mu matuwarete. Ndagira ngo use nk'ukuraho urwo rujiro cyangwa se ugira uko bidusobanura nk'umuntu ubifitemo ubunararibonye. Urabona iyo habaye amanama Kigali cyangwa se ama expo, ahantu hahuriye abantu benshi, yego, hari toilette zijye ziza za zindi ziri potable, yego, ziba zifite amatank hasi, umwanda ujyamo, umwanda bakaza kuza kuvidura, bagakleaninga, ejo kongera bakoreshwa y'ishyashya. Yego. Indege hano nayo nuko ifite aho ujya habigenewe, uretse ko hari process nyine zitandukanye nk'izo kuri toilette isanzwe. Yego. Ariko nayo iravurwa, isuku igakorerwa isuku. Yego. Ni ibyo ngibyo byose nuko ikora ibindi urakoze. Abashinzwe nyine gukora hari abashinzwe kuza kuvidura. Kandi kabazo k'amatsiko mu by'ukuri ndabona ubisobereye no bino ibyo ushobora kubona kwiga indege bijyanye n'indege. Mu by'ukuri wambura uburyo indege buri ukuntu ihaguruka n'ukuntu irandinga, niba ntakugoye wambwiraho gake utuntu tworoheje. Ntabwo bigoye ariko ni ibintu byinshi cyane. Indege ubundi kugira ngo ihaguruke igere mu kirere biterwa n'imiterere yayo. Niba ubona indege uko iteye ifite shape runaka, ibyo rero ni ibintu biba muri aerodynamics, ababizi ngo barabyumva, ariko ni forces nyinshi zazikorera ku ndege n'umuvuduko wayo bituma iza guhaguruka. Reka turarikira abakunzi bacu gukora subscribe mu kiganiro gikurikira cy'ubutaha. Rwose tubahiciye byinshi cyane neza rwose, dufite umwanya uhagije. Izo mbaraga zose zinazikorera ku ndege zizagurutse no kugaruka. Buriya urakoze cyane rwose. Ikiganiro cyacu tugisoreje aha ngaha. Reka nongere ndarikire abakunzi b'Indege News gukora like ndetse na subscribe. Ubwo naho ubutaha. Murakoze. Amusegenaro.